iyo uri umwana wo mu batambyi rero hari ibintu byinshi utajyamo ukumva ingeso iki kubera kuba warumvishe gusenga ukumva niko ni ugusenga, niba ku ishuri wumva ko ari ku ishuri, ku isoko ukumva nyine ko ari ku isoko. Ahanini bitewe n'indahiro ya gishumba baba bararahiye, abashumba barahira ko bazita ku bashyitsi. Niyo haje umushyitsi mu ijoro akaza ku rusengero bahita bavuga bati mu mujyane kwa pasiteri, umwana ajye kwa pasiteri. Nk'abana bo mu batambyi iyo wabonaga abashyitsi baje batateganyijwe, wenda mwatetse ibigana n'umubare wanyu ahise yikubitamo umushyitsi, ese cyangwa se uburiri bashashe haje abashyitsi benshi barenze umwe, ni ngombwa ko umwana yimukira abashyitsi. Ibyo bintu kandi muri abana benshi mu rugo, abana bagera mu 9, ntabwo bari abana bakeya. Mwabyitwaragamo mute? Nkawe wabyakira gute? Ese abandi bana ntibyabakomeretsaga? Bimera biti? Ariko baravuga ngo icyo uzaba muragendana. Wenda hari impamvu Imana yabikoze nk'uko nabwiwe ishuri. Iryo shuri rero nk'uko Imana yabimbwiye, wenda hari icyo cyashatse ko nzaba, ari nayo mpamvu nyine byatumye ntwara inda. Inda rero nyine narayitwaye nk'uko byageze mu rusengero. Bihere kuri wowe ubwawe nimara kubimenya, utaranamenya ko watwaye inda, wamaze gukora icyaha. nararize, baranyiyegereje cyane. Yego Papa reba ukuntu nshikishije iryo shuri, komera, nshikishije iryo shuri ntasoje, bimubera ikibazo. Kwa ko nyine hari ukuntu wumvaga wicaye ukajya ubwira nk'umubyeyi ati ndumva nzaba iki, ababyeyi bakavuga ati tuzagushyigikira tugufashe gukora gutya. Urumva icyo gihe ntabwo biba bikibaye. Nawe urabitekereza ukuntu wababwiraga n'ukuntu nawe wumvaga nyine ufite iryo shyaka, wakitekereza mu byo wapangaga atari byo urimo, kumva nanone ni ikindi kibazo cyane. Hagarara n'undi nzazikomeza ngere kuri bya bintu numva nshaka nanjye nifuza. Nkajya mvuga ni ku buryo nimbaho kubaho kuri ino si, nigeze kuvuga ati kubaho kuri ino si uko nayijeho ni nako nzayisiga. Nta mpamvu rero ko uzatuma numva ko amateka yambayeho nzaheranwa nayo, ubwo nzakomeza imbere nyasige. Cyangwa n'ubu wumva itarakubabarira? Yarambabariye. Ikintu cya mbere cyabimfashijemo, Imana ni inyembabazi kandi Imana irababarira, nta cyaha kibaho Imana itababarira. Gusa we cya mbere ujyana umutima umenetse. Bakunzi ba Izabisoza TV, turabasuje kandi turagarutse. Amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi tunejejwe n'Imana ko iduhaye ubuzima, kandi twemereye kongera kubonana namwe. Abadukurikiye bari mu mpande zitandukanye, abari mu burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, intara ya 5 y'umujyi wa Kigali, tutibagiwe inshuti zacu z'aba diaspora. Turabizi ko mudukunda mwese, tubona comment zanyu, tubana umunsi ku munsi. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Twongeye kubaha ikaze. Duhora twifuza ikintu cyatuma ubugingo bwacu bwubakika, cyatuma kandi n'amarangamutima yacu anezerwa adakomereka. Niyo mpamvu tuzana batumirwa batandukanye kugira ngo tuganire. Turi kumwe n'uwo twabatumiriye. Reka mbere yuko atwibwira tubanze dusenga Imana, hanyuma tubone gukomeza. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye, tugushimiye ko uduhaye aka kanya, tugushimiye ubuzima uduhaye. Yobu niwe wabivuze neza, amaze gusobanukirwa iby'ubuzima aravuga ngo icyo nzi cyo nuko umwuka mumeka ari Uwiteka uwuma. Dutambye ibitambo by'amashimwe by'uko turi amahoro. Hamwe n'abadukurikiye twese turavuze ngo ushimwe, kuko ukiduhaye uyu mwuka ubuduhaye byose. Nta cupa rya oxygene rituriho. Turabigushimiye kandi n'abari kwa muganga turabasengeye kugira ngo bane nabo bashyigikire ubuzima bwabo buramire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tubahaye ikaze.
Mwitwa bande? nitwa Uwase Liliane, niyo mazina yanjye niswe n'ababyeyi. Ako andi mazina niswe na data, nitwa Umutoni Esther. Yego. Hari amazina y'ababyeyi, hari n'amazina ya data. Data. Data wo mu ijuru. Oh, haleluya. Umutoni Esther. Ababyeyi bakwise Uwase Liliane. Yego. Imana inyita Umutoni Esther. Ndi umutoni ku Mana. Uri umutoni ku Mana. Nibwira ko no ku bantu ariko No ku bantu ndi umutoni. Imana iguhe umugisha cyane. Amen. Esther ninde? Komoka he? Ni umwana wa kangahe? Esther n'uyu ubari imbere, mvuka i Nyamasheke, ndi umwana wa gatandatu. Mu bakobwa nkabo wa kabiri. Yego. Mu bana bose? Abana bose ni 9. Yego, ni 9 ariko twese ntango turiho. Hari uwatabarutse umwaka washize. Pole sana. Yego. Nibwira ko tuzamusanga mu ijuru. Niho dusiganirwa twese. Imana ibaha umugisha. Mu komoka he? Turashaka kutwibwira. Wibwira abadukurikiye Esther ninde? Ni muntu ki? Ni uwo kwande? Esther ni umwana ukunda gusenga, umwana ukunda Imana kandi ukunda kubaha. Nkaba mvuka mu muryango w'abatambyi. Amen. Papa ayobora itorero rya ADEPR. Okay. Mama ni umuririmbyi muri korali. Mama pasteur. Ni mama pasteur. Nanjye nkaba nari umuririmbyi. Ako nkaba nakiririmba. Ako ntango navuze ko nabihagaritse. Nzabikomeza, nzabisubukura. Okay. Urakoze cyane Esther. Papa ni umutambyi, ushatse kuvuga no mu yandi magambo ni umupasitoro mu itorero rya ADEPR, akorera aho ngaho i Nyamasheke. Dushimiye Imana ko turi kumwe n'umwana wo mu batambyi. Amen. Hano mu batambyi baba barasengeye bakiri mu nda. Hari imigisha y'abana bo mu batambyi kandi myinshi cyane. Imana iguha umugisha. Nkiri hafi aho ngaho, ndagira ngo ubwire abadukurikiye ibyiza byo kuvukira mu rugo rw'abatambyi. Nibwira ko ari byinshi cyane, niko njya mbitekereza. Ni byinshi. Ego. Biraryoha niko navuga. Kuko biguha umurongo ngenderwaho, bikaguha kuba wamenya ijambo, bikaguha imyitwarire, bikaguha kubaha no kumvira. Ukaba uzi ntango waba uri umwana wo mu batambyi ngo uba uhwanye na wa mwana utajya usenga, bivuge gutyo. Ni abantu babiri baba batandukanye. Iyo uri umwana wo mu batambyi rero hari ibintu byinshi utajyamo. Ukumva ingeso ikikora kuba warumvishe gusenga, ukumva niko gusenga. Niba ku ishuri wumva ko ari ku ishuri, ku isoko ukumva nyine ko ari ku isoko. Ukumva nyine tukiga nyine no kumva ko icyaha ari kibi, ntawe ugomba gukora icyaha, ukabigutoza. Ukumva nyine nibwo buzima, wenda kuba utarabona ubuzima bwo hanze, ubwo burimo nyine ubona ari bwiza. Abana bo matambye baba bameze neza mu gusenga, ariko njye mbihama mu gusenga. Niko mbibona ko bikwigisha ijambo, bikwigisha inzira nziza yo gusenga nziza cyane. Njye nicyo kintu mbona nyine cy'ibiryo byiza uba warariyeho. Kuba papa wawe ari pasiteri, mama wawe ari mama pasiteri, nkawe nk'umwana
uba wumva ubifiringa gute, uba wumva bimeze gute? ikintu mbifiringaho ni uko papa cyangwa mama nigeze mubona anywa inzoga, papa asinda ataha kwita kagundi abagabo bataha bakubita batonganya abagore, batonganya abana, sinigeze mbibona mu rugo. Nabonye nyine mu rugo ari ugusenga, papa yaza akadushyira muri salo tugasenga, twajya kuryama tugasenga, akatwibutsa ati mujye musenga, nimujya kuryama mu gihe nahari cyangwa se mu gihe mwanya hari, ajya babwira gutya, mugende gutya musenge, mwibuke kujya kurepeta muri korali, mwibuke umunsi wo ku cyumweru kuba mwarawiteguye. Mbega ari byiza pe, byabaga ari byiza nyine, natwe tubikuramo twumva ni byiza cyane. Kandi na n'ubu ni byiza, ni byiza kumva ko mama nakuriye mu muryango ukijijwe. Ni ishema rikomeye ku bantu wenda batafite, ku bantu benshi bidafitwe n'abantu benshi, ntabwo ari abantu benshi, pasite ndabeshya. Ni byiza, ni byiza kuvukira mu rugo rw'abatambyi, ni iby'igiciro, kandi nubwo ntawe ubyihariye Imana ibitanga, ariko twakwifuriza abantu bose ko yabaha iyo mpano, cyangwa se yabaha ibyo byiza gusenga. Aratubwiye ati kuba mu rugo rw'abatambyi bakwigisha gusenga, bagutoza kubaha Imana n'abantu, kandi ubona na papa wawe mama wawe bubashywe ku bw'inshingano no ku bw'ibyiza, ni iby'igiciro. Birashoboka ko harimo ibyiza byinshi tutanarondora, ariko kandi hanze aha tujya duhura n'ikibazo cy'uko bavuga ko abana bo mu batambyi kenshi hari igihe bananirana. Sinzi wenda uko kunanirana baba bavuze, niba ari uguhindura itorero bakajya mu rindi, niba ari uguhindura disipurine bakajya mu yindi, wenda ko ari byo bise kunanirana, simbizi. Ariko ni ibihe bikomere, kuko ahantu hose haba ibyiza byabyo hakaba n'ibikomere byabyo. Ni ibihe bikomere byo kuba byo kuvukira mu rugo rwo mu batambyi? Birashoboka ko byaba bihari. Abana bo mu batambyi bakomeretswa n'ibiki? Kuba baravukiye mu buzima bwiza, ubuzima bwa gikristo, abakristo bazana imiganura, ibintu bigenda neza. Yego, abana bo mu batambyi ni iki cyagukomerekeje, cyangwa ni iki gikomeretsa abana bo mu rugo rw'abatambyi? Nta kigeze kinkomeretsa, gusa hari kijya gikomeretsa wenda abana bo mu batambyi, ntabwo baba bafite freedom nk'iy'abandi bantu bandi basanzwe. Ntabwo baba bafite iyo freedom. Hari ikintu bita gukanira ku kintu bita gukanira ku bana b'abatambyi, ba pasiteri, b'abarivera, habaho ikintu bita gukanira abo bana. Igitsura cy'ibyo kirya gikarishye cyane, hatazagira wumva ngo umwana runaka, ngo utazansebye. Kumva uhagaze imbere uri kubwiriza ku ruhimbi, bakumva ngo umwana runaka ngo byagenze gutya. Nicyo kintu birindaga cyane, bakirinda. None ugasanga n'abo bana nabo uko nyine bashaka kuba, siko ababyeyi babishaka. Wenda umwana ashaka kwisohokera, wenda reka tubyite by'iki gihe ko gusohoka mu gihe cyanjye, ntabwo nari nzi ibyo gusohoka, ntabwo nari nzi pe. Wasohokanaga na korali? Korali twagiye mu misozi kuririmba. Nabaga ari sorute. Twagiye mu misozi kuririmba, kuvuga ivugabutumwa, naho ngaho numvaga ko nagiye byanshimishije, ariko nagiye kuvuga Imana. Ariko kumva ngo nagiye ahandi, nta n'ibyo nigeze ngira ngo numve, niba ari uko nigeze mpura nabyo, wasanga ariyo mpamvu ahari barabindinze. Abana bo mu batambyi ahanini bitewe n'indahiro ya gishumba baba bararahiye. Abashumba barahira ko bazita ku bashyitsi,
niyo haje umushyitsi mu ijoro akaza ku rusengero bahita bavuga bati mu mujyane kwa pasiteri, umwana ajye kwa pasiteri. Nk'abana bo mu batambyi, iyo wabonaga abashyitsi baje batateganyijwe, wenda mu gihe mwatetse ibigana n'umubare wanyu, ahise yikubitamo umushyitsi, ese cyangwa se uburiri bashashe haje abashyitsi benshi barenze umwe, ni ngombwa ko umwana yimukira abashyitsi. Ibyo bintu kandi muri abana benshi mu rugo, abana bagera mu 9, ntabwo bari abana bakeya. Mwabyitwaragamo mute? nkawe wabyakira gute? Ese abandi bana ntibyabakomeretsaga? Bimera biti? Mwakoze, nagize amahirwe yo kuvuka mu muryango wifashije. Sinigeze mbona kwa kundi ngo umushyitsi yaje tura ahantu tumuryamisha. Nakuze mbona hari icyumba cy'abashyitsi. Umushyitsi akaza, hari icyumba tubizi gihora gifunze, tumva ko ari cy'umushyitsi nyine. Umushyitsi akaza, hari icyumba cyiwe. So rero ntabwo rero nigeze mbibona, twaramwakiraga neza, byabaga binahari pe. Sinigeze mbona twabuze ibyo kwakiriza abashyitsi. Oya, byari byinshi ubwo bipakiye. N'ibyo kurya ubwo byari bihari pe, bihagije. Reka tuve iwabo wa Liliane ahandi, kuko byanga bikunda abana bo mu bashumba baraganira, banaba inshuti, iyo bibaye ngombwa baranashyingirana. Bararangirana bagendera ku kintu cy'umuco cyane. Ariko no mu Bibiliya birimo ko ntawe uzajya kurambagiza mu Bafilisitiya. Reka aho tuhagaruke, ariko ikibazo ni uko muri iyi minsi mbona hanyuma turabashimiye abadukurikiye, tubahaye umwanya. Ikibazo uzagira ni muri komenti, ariko twagira ngo tubaze kuri iyi ngingo, tubaze Liliane. Ashobora kuba tarakomerekejwe n'ibyo by'abashyitsi, tarakomerekejwe n'iki, ari mu munyenga wo kuba ari umwana wo mu batambyi. Liliane, mu buzima bwawe ni iki cyagushimishije kurusha ibindi bintu byose? Ikintu cya mbere cyanshimishije ni ukuba aka kanya, ariko bitewe n'impamvu numva ko ababyeyi bandi hafi. Nicyo kintu cya mbere cyanshimishije na n'izi saha, kuba mfite ababyeyi. Wenda sinkomeretse abantu batabafite, munyihangane simbakomeretse, wenda mfite impamvu yanjye mbivuga gutyo. Niyo mpamvu mbivuga gutyo, ntabwo ari uko wenda ndi kubaratira ko mfite ababyeyi. Kandi ababyeyi banjye bakaba basenga, baracyari mu nshingano ya gishumba, kandi mama na data baracyari kumwe na n'izi saha. Sinigeze mbona mama yahukana cyangwa mama baterane mu maso, sinigeze mbibona. Gusa bima n'urugero rwiza rwo kuba nanjye nazashaka urugo rwanjye. Murakoze cyane. Ibyo ni byagushimishije. Hari n'ibyakubabaje mu buzima bwawe. Ni ikihe kintu cyaba cyaragukomerekeje kurusha ibindi bintu byose, kikagukomeretsa ukumva uravirirana, kikugeze? Ni uko natwaye inda. Gutwara inda ntabwo ari igikomere. Nyine ntabwo nabashije kubyakira. Wayitwaye gute? Ntabwo gutwara inda ubundi iyo umuntu yasamye nishimwe ku bantu no ku Mana no kubamubona. Impamvu mbivuze gutyo ni uko mu kuyitwara hari ibikomere nyine by'ibyo nyine nabigiriyemo. Cyangwa wayitwaye mu buryo budateganijwe? Nyine butateganijwe, nanjye nyine ni ibintu byangwiririye gutyo. Udashinze urugo? Nashinze urugo. Sinigeze nyine nshinga urugo. Niyo mpamvu nyine nari nkubwira ati mu gutwara inda sinigeze nshinga urugo. Nk'uku mukuru wanjye yakoze ubukwe, urumva ndi umukobwa wa kabiri. Bakajya ambwira ati
mwana wanjye muri bwa bukirisitu nyine mwicaye muganira ati hari ibyo ugomba kugenderaho nawe ubwawe ufite intego, akambwira ati gira intego mu buzima bwawe, ugira ishyaka ryo kumva ko nawe wazagira ubukwe none ukagira ubukwe bunarengeje n'ubwa mukuru wawe. Iryo shyaka ukarigira nkazagukorera ubukwe nawe wumva ushaka. Icyo kintu nyitwarinda nicyo gikomere nagize. Ko wari umwana wo mu Gishumba wavutse muri ubwo buryo, ukaba waratojwe ingeso nziza, gutwara inda byaje bite? Aho ntibituruka ko bakuziritse kigufi, reka nkoresha iyo terime, iyo mvugo, kuba iwabo ababyeyi baragukaniraga cyane, aho sibyo byatumye ugwa muri uwo mutego cyangwa se ugwa muri icyo cyaha? Wenda nako kaba karimo kuko ntabyera ngo de bo baba bafite nyine cya gitsure cy'ababyeyi bagashyiramo nuko bazi Imana basenga cyane. Ariko ye nk'umwana nawe ubusenga nyine ukumva umubyeyi kuko ubuze ikintu, umubyeyi nyamara bari kukugira inama nziza ariko wowe muri we nyine ukumva nta kintu nyine kigomba kuba, nyine ukumva ko ibyo bakubwira bidashobora kuba, wenda wowe ufite ukuntu wakirinda, kandi nyamara ababyeyi burya umuntu ukuruta abazi ibintu byinshi kukuruta. Niyo mpamvu bakugira inama. So rero ugasanga wowe wihaye kwigenga, ugasanga uguye muri icyo cyaha. Narigenze rero nkora agakosa gatoya ndagenda ntababwiye. Mu kugenda rero niho byahise bigira ute, ko nagiye numva ko nawe twarasenganaga, ko nagiye numva ko nabyaba azi ko ndirimba muri korali, ya myumvire nyine yo kumva ko ndi umukristo atagomba kunkoraho, atagomba kunkoraho. Ndagenda tukaganira, ubundi nkagira ute nkataha. Ariko we si wo mugambi yari afite. We yari afite umugambi we, nanjye wenda mfite ibyanjye bya gikristo byo kumva ko ntakiri bubi, ariko we hari icyo yaragambiriye muri we. Icyo yaragambiriye rero nicyo yakoze. Iki Liliane tubwiye wenda cyane adufasha guha isomo ababyeyi muri rusange bagira igishyika cy'abana. Hari uburyo umwana umukanira kubw'icyubahiro cyawe, ndetse no ku cyo wifuza yazageraho, mwifuza ko yazaba umuntu ukomeye, yazaba umuntu uhesha icyubahiro, uhesha ishema ababyeyi n'igihugu n'abantu babazi, hanyuma warangiza ugakanira cyane aho kumuganiriza, kugirana ibiganiro n'umwana n'abana, ukamubwira aho ikibi kiri, ariko ukanamuganiriza bihagije, aho guhora umucyaha gusa mupfukirana. Hanyuma iyo adomotse gatajya kumenya bya bindi wamubuzaga, akavuga ati ariko ni ibiki bahora bamisha hari hano, ni ibikipfunikira. Nibwira ko ari nawo mutego Liliane yaguyemo, yabayeho azi ko ari umwana wo mu gitambyi, azi ko ari ubwo buzima abayeho, hanyuma agenda gatoya atazi ibiri inyuma aho ngaho, hanyuma bimubaho. Liliane, umaze gutwara inda muri korali, kamere ku babyeyi, nibwira ko ababyeyi babyumvise iyo nkuru igeze kwa mushumba, igeze kwa pasiteri na mama pasiteri n'abavandimwe, iyo nkuru wamenye ko wasamye ryari? Ese ko ari umukristo ukimara kugwa muri icyo cyaha, ubuzima bwahindutse bute? Murakoze. Njya gutwara inda narabibwiwe, ariko kwa kundi nyine uba utaramenya iby'agakiza cyane, nyine ukumva ko wenda bitazaba, uzashaka ukuntu wabikansuringa ni bibi. Ariko baravuga ngo icyo uzaba muragendana. Wenda hari impamvu Imana yabikoze, nk'uko nabwiwe ishuri. Iryo shuri rero nk'uko Imana yabimbwiye, wenda hari icyo cyashatse ko nzaba,
ari nayo mpamvu nyine byatumye ntwara inda. Inda rero nyine narayitwaye nk'uko byageze mu rusengero. Bihere kuri wowe ubwawe nimara kubimenya, utaranamenya ko watwaye inda, wamaze gukora icyaha. nararize ndabyibuka, nararize pe, nsaba n'Imana imbabazi. Byari bikomeye, ndarira nsaba Imana imbabazi, mbwira ko ntazongera, sinzigera nongera gukora icyaha. Bimbaho, ndataha, sinabibwira mu rugo, ndatuza. Nyuma kumenya ko nwite, nabaga muri Nyampinga ku ishuri. Nabaga muri Nyampinga batwigisha ibintu by'imyororokere, ubuzima bw'umukobwa iyo yageze mu bwangavu, ukuntu yitwara kugira yirinde kuba yagwa muri ibyo bishuko. Noneho ndagenda ndabivuga, barampima basanga nwite. Mu kubimbwira byabaye intambara. Barandebye ko urumva bari bazi na papa, ko na mama n'umujyanama w'abaganga. Numva ni ibintu bikomeye. Barambwira se uramutse usanze utwite wabyifata muti. Bakimbwira iryo jambo nyine nahise numva ko nwite, ndarira, ndasohoka ndikoroga, ndi kuvuza induru. Muganga arankurikirana, abona ngize ikibazo, aragaruka arambaza ati se hari umuntu waba gutenda umuzi? Ndamubwira, amfasha kubikansuringa nyine, turamuhamagara turabimubwira, bigenda gutyo. Bangira inama nk'abaganga, numva ni umuntu mukuru w'umubyeyi, bamfasha kubyakira ariko sinabyakira neza. Najya nicara nkireba nkavuga ati ubu ndatwite. Nkumva sinzabyara, kwa ukuntu ari muto, ndi gatoya nanutse, base umwana nzamubyara. Nkavuga ati Mana, ngiye kukwiyegereza. Ni wowe uruta iby'imigambi yacu, nyine ni wowe uzi ikintu kuruta twebwe ibyo tuzi. Hari icyo uzakora, ndavuga ati ngiye kukwiyegereza. Nasabye imbabazi, mvuga ko nazongera nakoze icyaha. Nuko byagenze kugira ngo ijuru mbabarire nyine nongere njye mu murongo neza. Nuko nguko byagenze. Aho ni wowe wabimenye, hanyuma turaza kugaruka ariko tuze kugira inama abantu bahuye n'icyo kintu mu kanya. Mu rugo ababyeyi bamaze kwimenya, mushumba, mama pasitoro bamaze kubimenya, byari bimeze biti? Barababaye cyane. Barababaye ku rwego ruri hejuru nashaka gusobanura. Papa yari yamaze nk'ukwezi arwaye. Na mama nyine nuko, ariko ntibigeze bandeka, baranyiyegereje cyane. Yego. Papa reba ukuntu nshikishije iryo shuri. Komera. Nshikishije iryo shuri ntasoje, bimubera ikibazo. Kwa ko nyine hari ukuntu wumvaga wicaye ukajya ubwira nk'umubyeyi ati ndumva nzaba iki. Ababyeyi bakavuga ati tuzagushyigikira, tugufashe gukora gutya. Urumva icyo gihe ntabwo biba bikibaye. Nawe urabitekereza ukuntu wababwiraga, n'ukuntu nawe wumvaga nyine ufite iryo shyaka, wakitekereza mu byo wapangaga atari byo urimo, kumva rero ni ikindi kibazo cyane gikomeye. So rero nabashije nyine kubyakira, bamfasha n'ababyeyi bamba hafi. Urumva mu badiyakoni bigeramo barabimenya. Urumva nabaga muri kwari barame bahita baguheza, muri adeperi bahita baguheza. Ubu nanasubiyeyo, byasa nasa kwihana. Ubu nzajya kwihana.
yego nsaba imbabazi nsaba imbabazi bongere banyakire nk'umukristo. Ubu ntabwo wapfa nk'umukristo, urabizi nawe. komera cyane. Reka dushimire ababyeyi batahise baguta, kuko hari ababyeyi babona umwana bimugendekeye gutya bagakubita, barangiza bakamumenesha, akajya kubaho mu bundi buzima busufuye cyane, ari naho na bamwe batekereza kwiyahura, abandi bagatekereza gukuramo uwo muziranenge mu buryo butandukanye. Nibwira ko ababyeyi nubwo bari bahuye n'icyo gikomere, ariko ntibigeze bakubwira amagambo akakaye, ntibigeze bakumena umutima, ntibigeze nyuma yo kubyakira bagufashe gute? Nyuma yo kubyakira bamfashe neza, bambaza n'ibintu by'ishuri cyo nakiga. Barambwira ati niwumve ko ari aha birangiriye, wumve ko hari izindi mbaraga ufite, noneho nizere ko, bakambwira ati nizere ko noneho mu bwenge ufite ugiye kubukaraga inshuro zingahe kugira ngo wongere undi muntu mushya. Twarakubabariye tuguha imbabazi, niwumve ko rero twaguta, numve ko twaguta, numve ko twakujya kure, tuzakuba hafi nk'umwana, nawe uzatubera umwana, ntuzigere wongera gusubira muri rya kosa wakoze. Ubwo niwongera kurisubiramo nibwo tuzabona ko ari ikosa. Ubu ntabwo turi kuribara nk'ikosa, ahubwo tuzaribara nk'ikosa wabisubiye. Niyo mpamvu rero na n'izi saha baracyamfataho umwana kandi baracyamana za nama. Tutaragera urabyaye, umwana arakuze, ubuzima burakomeje, tukiri aha ngaha, wabwira iki ababyeyi bafite umwana ubyaye inda idateganyijwe nk'uko byakugendekeye? Abo babyeyi bandi batari abawe wabaha nama ki, wabaha mesaje yihe? Ariko yego, mesaje nabaha ya mbere ni ugukunda abana babo, kandi n'uwo mwana yabyaye bakamukunda. Icya kabiri, ntibumve yuko ariho ubuzima bwabo burangiriye, bumve ko ahubwo yazagira ubuzima bwiza kuruta n'ubwo yararimo. Bamuhe imbaraga, bamutere imbaraga, nawe agira imbaraga, akomere, yumve ko hari ubundi buzima azajyamo. Bumve ko bicitse kabaye, oya nta byacitse, bumve ko bimeze neza, azagira ubundi buzima buruta ubwo arimo. Kuba yarabyaye ni ishema, ni n'umugisha. Kuba warabyaye nta kibazo, kuba warabyaye ni byiza, ni ibyo kwishimirwa. Ahubwo kuba ubonye umwana wawe wabyaye, ntukamutererane, nta byacitse, nta dayimoni irimo. Bahita bavuga ngo mu izina rya Yesu bakagutokesha, nkwiye gukuma kwa kuri iyo byagenze gutyo. Ariko ndakurahiye nta gikuba kiba gicitse, nta gikuba kiba gicitse, ahubwo uba ugomba kumuba hafi ukamutera imbaraga. Ubundi n'iki abakoze kirenze, ntacyo abakoze kirenze. Niyo mpamvu rero bagomba kumuba hafi, ahubwo kubaka ubundi buzima bukomeye, ahubwo akabasha kujya imbere, atera imbere cyane, akamenya nawe umwana, nawe ubwo akimenya, najye dawuni ngo yumve ngo ubuzima burahagaze, yumve ngo kuba yari umukobwa ngo biracitse, oya nta kibazo, n'ubundi uzakomeza uba umukobwa, ariko nyine hari akazaba kavuyeho, uzakomeza n'undi ujya imbere, ntuzigera ahubwo ujya inyuma, ahubwo uwo mwana niwe uzatuma upushinga kujya imbere cyane, kugira ngo ugire ishyaka ryo kuba wagira ubuzima bwiza, umwana wakagira ubuzima bwiza, ukumva ko hari icyo ushaka kugeraho kandi kizagira umumaro, n'ababyeyi bawe bakazabona yuko atari wowe. Ntuzasubire mu ngeso mbi, wenda bikubayeho kubw'impanuka, ntuzigere ujya mu ngeso mbi ngo wiyandarike, ngo wumve ngo kabaye, oya nta kabaye ntacyo. Ibyo ngibyo nawe urabikansoringa, ukamenya uko ubitwara, ukamenya icyo ushaka mu buzima. Kuko iyo umenya icyo ushaka mu buzima, icyo kiguha imbaraga yo kujya imbere. Niyo mpamvu rero nta byacitse ku mukobwa wabyaye no ku babyeyi, mubifate nk'ibintu nyine bisanzwe, kumva yuko nta kibazo na kimwe
yaba yakoze nta shyano ryaba ryaguye, ahubwo mumufashe ajya imbere akore cyane kuruta uko yakoraga, bitewe n'urumva bazaba babaye babiri. Yimenye nawe amenye umwana n'ababyeyi bamenye uwo nguwo, nibamutererane bamuha inama cyane n'ibitekerezo. urakoze cyane. Twegera umusozo Liliane, nyuma yo guhura n'icyo gikomere cyo kubyara inda itateganyijwe, birashoboka ko papa we yaba yaramwemeye cyangwa ntanamwemere, ahubwo wafashe ngamba ki? Kuko hari abamubona bamaze gutwara izo nda zitateganyijwe, yarangiza agahitamo guhita avuga ati n'ubundi birarangiye, ntaye ubusugi, birarangiye, siranyose, birarangiye, agahita abona biracitse, yarangiza agahitamo kwiyandarika no gukora mu ibindi bintu bitari umunyarwandakazi. So wowe nkawe wafashe ngamba ki? Hanyuma turaza gusoza duha n'inama abo bantu. Murakoze. Ingamba zanjye rero nafashe, numvishe ko mbyaye, mfite undi muntu ngiye kumenya noneho ngewe, kandi ndi mutoya, mfite n'undi muto ngiye kurera, ngiye kumenya. Nkavuga ati wenda nubwo ababyeyi cyangwa se ise yamwihakana atamwihakana, ntange sinzahwema kuba najya down, nzakomeza njye imbere numve ko mbe ngiye wanyawe. Nubwo nari mfite ingamba ntarabyara, za ngamba ntizizahagarara, ahubwo nzashaka izindi ngamba noneho zirushijeho byikubye kangahe. Njye imbere sinzigera njye inyuma, kuko uturamutse twese turebeye ku mateka twanyuzemo, nta muntu wagakwiye kugira ute gukora. Twakwiyumvira muri bya bintu biturimo ntidukore, ariko ibyo byose turabyirengagiza tukabireka tukabitera umugongo kugira ngo tugire iki, tujye imbere. Satani nyine niho dufatira mu bigeragezo, akadufatira mu bibazo duhura nabyo, kugira ngo dukomeze nyine twumve ko twajya mu bibi. Ariko ibyo byose urabihunga ukifashisha gusenga, ukajya imbere Imana ikuyobora. Ingamba zanjye rero nafashe, numvishe ko ngomba kumva ko nkomeye n'Imana yanjye bimfashijemo no gusenga. Ndavuga ni nubwo byambayeho kubw'impanuka, ariko nzagerageza buryo ki bitazongera kumbaho, kuko nari mfite ingamba zanjye ntarabyara. Ndavuga n'undi ntizizahagarara, n'undi nzazikomeza ngere kuri bya bintu numva nshaka nanjye nifuza. Nkajya mvuga ni ku buryo nimbaho kubaho kuri ino si, nigeze kuvuga ati kubaho kuri ino si uko nayijeho nako nzayisiga. Nta mpamvu rero ko uzatuma numva ko amateka yambayeho nzaheranwa nayo, ubwo nzakomeza imbere nyasige. Kuyasiga rero ni gute? Ni ukumva ko nkomeye, nshoboye, kandi nta kizambuza kuba nakegera imbere. Nzapushinga ngere kuri cya kindi nshaka, numva muri ngewe nshaka, nkaba uwo nge nshaka kuba, bifashijwemo n'Imana. Kuko hari nk'abantu usanga muri bo baraheranwa n'ibyo bibazo, ugasanga umeranywe n'ibyo bintu byose. Narabyirengagije kugira ngo mbashe kuba nakora ngere ku cyo numva nshaka kugeraho. Imana iguhe umugisha. Liliane, hari abantu bahura n'icyo kibazo barangiza bakabona ko bacumuye ku Mana, yo ubwabo bakabona ko Imana yabaretse, bagahita bava mu byizerwa burundu, ari nabyo bibasunikira mu byaha byinshi. Wowe kubera icyo utabonye ko Imana wayicumuye ikakureka, cyane nk'umwana wo mu batambyi, hanyuma ahubwo ukayikomezaho, cyangwa n'ubu wumva itarakubabarira? Yarambabariye. Ikintu cya mbere cyabimfashijemo, Imana ni inyembabazi, kandi Imana irababarira, nta cyaha kibaho Imana itababarira. Gusa we cya mbere ujyana umutima umenetse, ukumva ko icyo kintu utazagisubira, ukumva yuko niba Imana igushaka ko ugira umwete, uwugira ubikunze, kandi ukagira umwete wo gusenga no kuyumvira ibyo ishaka. Uzi ibyo Imana yanga, uzi icyaha, uzi ikibi, mbega byose urabizi, uri mukuru. Niyo mpamvu natwe rero tugomba kumenya ngo icyo dushaka ni iki, ese kugira ngo tukigereho tubifashishwa n'iki.
n'Imana no gusenga. Yego. Nawe ukamenya icyo Imana yanga kugira ngo ubone cya kindi usaba. Iyo ushaka cya kindi usaba ureka ibyo Imana yanga kugira ngo Imana nawe igufashe mu byo ushaka. Nuko rero nabigenje ndasenga mbana nayo, si ukuvuga ko wenda nta ngorane cyangwa ibigeragezo cyangwa ntigeze mpura nabyo, nahuye nabyo ariko nkabasha kuba nabikansoringa mvuga ati ntashaka gusubira muri bya bintu, oya nkabireka nkemera nka sitaragoringa, ariko kugira ngo mbashe kugira ute kwegera imbere mvuga ati Mana undebe, wamaye iri shuri ariko uzame kurisoza neza. Yego. Ishuri nararisoje naribayemo kandi mbamo gitwari. Nyuma wasubiye ku ishuri urakomeza iry'ubuzima, ariko n'ishuri risanzwe wasubiye ku ishuri urakomeza, Imana iguha diporome. Imana ishimwe cyane, dushimiye Imana. Murakoze, reka dusoze, turasubitse ntitwanasoza kuko tuzakomeza kuganira. Muri iyi minsi turi ku kiganiro cy'imizi y'ibikomere. Tumaze iminsi turi mu mizi y'ibikomere byo mu rushako, ariko n'ibikomere muri rusange biri aho ngaho. Dushimiye umutumirwa wacu, Imana iguhe umugisha. Ndumva mwasenga hanyuma tugasoza. Yego. Data wa twese turagushimiye, turagwimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye imbabazi zawe Uwiteka Mana nyiribihe. Turi imbere amaso yawe, turi imbere bwiza bwawe, turi abana batoya, twaje kuri kamera Uwiteka kugira ngo utureba wese agire ibyo avanamo kandi bimwigishe Uwiteka, kandi bimugendere neza, bimuha imbaraga zo gukomera kandi zo gukomezwa nawe. Uwiteka niwe wenyine twiringiye, niwe rutare rwacu, niwe Mana twubatseho, kuko nta wundi twakubaka atari wowe. Uwiteka twakweretse n'abantu turi kumwe muri ano masaha dukoresheje ikiganiro, ubahe umugisha kandi ubarinde Uwiteka muri ibi bihe. Turi mu bihe bikomeye bitoroshye, ariko turagusaba imbaraga zo kugira ngo dukomeze, imbaraga zo kugira ngo tukwegere cyane, kandi utwoherereze ingabo zize ziturwanirire. Abadayimoni babaye benshi, imyuka mibi yabaye myinshi, turagira ngo uze uturwanirire kandi wohereze Mwuka Wera ze atuyobore, kugira ngo Mana uru rugendo tuzarusoza amahoro, nitugera iwawe tuzabona ibyo kuvuga turi imbere yawe. Data mwiza, nibyo twifuza nibyo dushaka, dugusaba ibyizeye mu izina rya Yesu Kristo turakoze. Amen. Amen. Amen.